umuntu unyanganyanga cyane kweli n'umuntu wanga siteri nta mwange cyane bose ukube kweli rero mana nkunda kugira emotion cyane ni ukuri pe sinzi uburyo nabivuga ariko nanjye reka mushimire mfukamye kuko ni umubyeyi nukuri ndagushimiye Imana iguhereza umugisha Imana ikugirire neza Imana data wa twese iri mu gihugu cyo mu ijuru gucira inzira nukuri umugisha unyifurije nawe Uwiteka Imana ugukubire 7 unavuga ngo nuhagiwe n'amaraso ngo kana ngo mfasha n'ukuboko yebaba we ngo ndamahoro ubwo Yesu agufasha ukuboko akaba yaragiye ubwo umuntu kwanga bakwangira iki kwe umuntu ufite amagambo aba yiruhiriza iki umuntu ujyara kabanga runaka ndamwaka ariko sita umuntu kwanga kwizina ry'Imana ndamuvumye umwaka wose ntazabone mu maso y'Imana umuntu kwanga sitera kabanga sitera simukuru ndamuvumye kandi akategurira meza mu maso y'abanzi bacu kandi batabishaka ariko kuko Imana iba yabyemeye reka duce bugufi dusenge kandi twizere Mana nziza Mana ikomeye n'umuhungu wanyu Piyoni Kasoyeze ngini Legacy TV nshimira ko subscribe nga kuri Legacy TV mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba umujyi wa Kigali abadiaspora muri Oceania Uburayi Amerika Aziya n'ibindi bihugu bya Afurika turashimiye cyane muri abantu b'ingenzanga kudakora subscribe niko kantu kabi kakwicisha anga turi kumwe n'abantu nk'abantu noneho mfite ibyishimo byinshi cyane bamwita Esther cyangwa se Nyiragitariro yahuye n'umukobwa wacu twese twemera n'igihozo mbere ko mbasuhuza nibamanze bahoberane asikiwe kweli umva nukuri nishimiye guhura na Gihozo kibonda gukunda no munezero nari narakuze ariko ndashimira aba bantu ko baduhuje umva no munezero mwishi guhura na Esiteri n'umuntu nkunda kandi ndamufana cyane akina neza mu nyamubona muri Papa Sava akina yitwa Nyiragitariro nyamubona muri Seburikoko akina yitwa Esiteri kumwe na Rorinda ndamukunda cyane n'umuntu muzima n'imfura n'umuntu muzima cyane n'ukuri pe ahubwo ndajya mbona ari umuntu mukuru kumva aracyari muto cyane kweli kweli umusore yatera ifi igikwa kikaba ushaka kugira abantu baranga muri comment batwiki ngo ya nimero za Esther nimero za Nyiragitariro oya Esther ni muto umva Esther ni muto najyaga mubona nkabona n'umuntu mukuru n'ukuri Esther ni muto Oye kinshimishije nuko numwese ku masura yanyu mwise mwishimira urabona mwese mu by'ukuri atari uburyarya hatari no kuvuga ngo duhuriye aha ngo dutwike nkunda Gihozo cyane byanya dore impamvu nakunze Gihozo ndayivuga Gihozo kubabaza numvisha umuntu avuga si ngombwa kumuvuga ngo uriya mukobwa ni umusazi ntiseye ngo ntabwo urajya kuri YouTube ngo urabe umuntu ngo bite Gihozo wasaze iyo mpageze ndamukunda nkajya mvuga ngo Mana rimwe nzahure na Gihozo shimiye mwebwe mwabitekerejeho ngo uyu munsi mure na Gihozo mbere yuko dusoza umwaka Gihozo ndagukunda kandi ndakwishimiye n'ukuri Imana niguhereza umugisha iyi surprise irantunguye kandi iranashimishije kweri umva reka mbabwire Imana umva sinzi soje umwaka neza soje umwaka kweri neza cyane cyambere soje umwaka mwene Esiteri kuno namukundaga ndamufana usanga umva burandeba Seburikoko kubera Esiteri simba beshye pe nkunda gukoresha ukuri umuntu azankunde smart gahara umuturagara kweri vugisha ukuri Seburikoko nyine kubera Esiteri nkayirebe kubera Esiteri nkayireba kubera Mutoni yego kubera na nuriya mukobwa wa Seburikoko mwitane nuza yitwa Mutoni ariko tukamwita Sara na Sara abo bantu ndabakunda nibo bantu batuma ndeba Seburikoko bakina nibo bakinyinge nkunda nukuri hara muri zira filime mbona bakina nibo bakinye nkunda je mvugisha ukuri unyanganyange ununkunda nkunde je mvugisha ukuri kubo ubwo mwami Yesu nkunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi kandi amfashe
kuboko ndamahoro naho hazi ibyago byinshi yo ndamahoro Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro ye baba we ni ukuri kw'Imana buriya rero abantu mufite ishyari sinzi ukuntu mumeze nimba umuntu avuga ngo nuhagiwe n'amaraso ngo kana ngo mfashe n'ukuboko ye baba we ngo ndamahoro ubwo Yesu agufashe ukuboko akaba yaragiye ubwo umuntu kwanga bakwangira iki kwe ubu umuntu ufite amagambo aba yiruhiriza iki ubu umuntu ujyara akabanga runaka ndamwaka ariko sita umuntu kwanga ku izina ry'Imana ndamuvumye umwaka wose ntazabone mu maso y'Imana umuntu kwanga Esiteri akavanga Esiteri simukuru ndamuvumye kandi akanwa k'umukiranutsi kararema ntazabone mu maso y'Imana ntazabone umugisha nanjye soje umwaka muvumye n'ukuri ngiye ndagarutse tekereza nk'umuntu nk'uwo nkagera gitariro w'umusitari wafanaga umuntu aramubwiye ati Gihozo ni umusazi we ajya kuri YouTube arakureba arakwanariza abwabona ni wa mukobwa mwiza w'agaciro akwiye gufana umuntu nk'uwo ibazitekereza umuntu nk'uwo bakwangishije we yajya akawukunda umubona ute cyangwa umufata ndagutinya buriya ndanakwemera ariko ndanagutinya Gihozo ariko reka mbabwire buriya Yesu sibyo ni ureba kure akamenya ibintu bihishwe mu mitima y'abantu umuntu kwikira mu mutima akavuga ngo nanga runaka burya ni dayimoni bimuvugiramo si umwuka w'Imana ndahamanya n'Imana data yo mu ijuru uwo yari afite dayimoni ese wanga umuntu wamugejeje kuri Gihozo wanjye iyo ugeze ku iterambere ugira abanzi benshi ugira abakuvuga nabi abakuvuga ubusa n'abagusebya ibyo ntabirenze umuntu unyanganyange cyane kweli n'umuntu wanga Esiteri nta mwange cyane bose kube kweli sana uyu munsi rero mwe nawe mwese murakundana murafanana nshaka kugira ngo mbihere umwanya Esiteri ubaze ibibazo bitatu Gihozo agusubize na Gihozo aze kubaza bitatu ubundi piyoni kanisoreze ngewe murakoze uramubaza reka mbanze gusobanurira byose Giho nari mfite amatsiko ateye ati amatsiko ya mbere yaraye kukubona tubonane imbone nkubone amaso ku maso ameze nkaho ngewe inzozi zanjye zigezeho najyaga mbyifuza nkavuga ngo icyama mubona ahuye nabo Gihozo nawe nkeneye kumubona ikibazo cy'amatsiko wari uzi ko dushobora gusoza umwaka tubonanye ntabwo nari nabitekerezaga no kubera Imana irabikoze Imana ihabwa icyubahiro ikibazo cya kabiri Giho rwose mpari impungenge Giho ufite ababyeyi bombi ifite mama wenyine kweri Uwiteka kwihanganisha ku kantu najyaga nkavuga ngo se uri umukobwa w'inzererezi muri Kigali nta babyeyi ufite ntaki ariko icyo cyonyine nari nkeneye kukimenya ko ufite ababyeyi urumva ikindi cyanyuma nshaka kukubaza akabazo k'amatsiko muri gahunda zawe wari uzi ko ushobora kuba Gihozo simati gari ubwo Gihozo ni izina ry'ababyeyi wari uzi ko ushobora kuba umusitari muri uru rwego rwo kuba simati gari warabiteganyaga wabyiyumvagamo byaragutunguye Giho ndashaka kumbwira ako kantu urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije cyane Esiteri kuko ijambo ry'Imana riravuga mu Efeso 3:20 ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo kandi yaraduteguye kugira ngo tuyigenderemo iyo mirimo burya iby'Imana ishaka nibyo biba kuruta ibyo twe dushaka ari gihe bitaba ariko iby'Imana ishaka n'iki Imana yateguriye umuntu kubera ko yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya we nakumenye ntarakure mu kirusoro mu nda ya nyoko nari nzi kuzahanurira amahanga kubera ko yari ari mu bibazo bikomeye cyane sibyo ariko burya mu bibazo tunyuramo bigoye burya Imana nirwo ruganda Imana tunyuzamo hari kiba yarateguye imbere twebwe tuba tutazi ibyo ntago nari mbizi murakoze cyane ibibazo byanjye birarangiye nawe mubaze njye byandenze pe njyewe Esiteri ndamukunda ubu byandenze wimbwira ngo mubaze kuba ari umukirisitu tukaba duhuje tumva kuba azi kuririmba afite ijwi ryiza Esiteri nubwo nshaje ariko
nagerageza afite ijwi ryiza cyane nagerageza nubwo ryanyuma amakaraza azaba umuhanzi ukajya uririmbira n'Imana hari icyifuzo mvishe uvuga ngo hari nini y'Imana ugiye gusohora ngwino dukore korabo ndagushaka ahubwo nkuboneye igihe rwose n'Imana ntusige turajyana cyane dukore korabo ntusige turajyana muri video nzabonekemo cyane rwose na Esiteri tuzajya cyangwa muri iki kibazo cyanjye hano inyuma ahubwo n'uwo bantu hanze bashyira wori kujabya ariko ujabya wamugani ngiye mubonera igihe yozo muboneye igihe n'ukuri Imana nibiha umugisha pe amafaranga aboneke dukora indirimbo Esiteri nuko afite ijwi ryiza cyane Esiteri kandi ni n'umubyeyi uyubashye uyubaha cyane ubona abantu ukabona so babaye abasitari ariko ukabona ubusitari bwari bahinduye ariko Esiteri n'ukuri ndatungura cyane cya Esiteri Imana izaguhijura uri turemo bizaba uko binyifurije cyane kandi Imana izaguhaza uburame amina ibyo nabivuga ndashimira Imana yo mu ijuru bikoze ndashimira Uwiteka we utegura gahunda zacu zikanga ariko iz'Uwiteka zigahabwa icyubahiro kuba muye na Esiteri n'umugisha kandi Esiteri n'umugisha ku banyarwanda cyane kandi warize Esiteri noneho cyangwa se Nyagitariro nk'ubu uhuye na Gihozo uramukunda uranamwishimiye Gihozo aramutse agiye gukora nk'ubukwe aho usaba kumubera marene nk'umubyeyi wa kabiri wabyemeye yewe ahubwo ibyo byaba ari sawa wenda reka tubyanarize gutyo tuvuge tuti naba marene we ariko mu rwego ndimo ukuntu anyubashye ukuntu naba umubera umubyeyi naho ntaba marene naba mukuru we naba shangazi we nyirasenge ni byinshi naba kuri we Gihozo n'umwana wanjye nanamubyara kuko imfura yanjye nzi yuko ingana na Gihozo ariko Esiteri ko akiri mutoya imfura kweri ariko icyo nkubwiye cyo nuko waba umwana wanjye Esiteri mu bakobwa yahagararamo ikintu kinezeza muri sinema nezezwa nuko ndi umubyeyi w'abantu benshi umbonye wese aravuga ati Mary umbonye ibyo byonyine biranshimisha ntitaye kuvuga ngo kuba umusitari ngo nta gusaza ntacyo ko ngewe ni mama w'abana ni nayo mpamvu niyo unyise Mary ukanyita mukecuru ukanyita byose byakira nagiye uzaje muri sinema rero rwose yaje mu smart garasiga kida sinema yata ahubwo mutwitege amafilime muyanshyiremo rwose turaje tubereke ukuntu tugiye gukora ubu Gihozo mureho muri Seburikoko akakubera nk'umukobwa tekereza usebe nta nubwo buriya ikibazo ntago bivuze ko kuba muri Seburikoko aribwo yambera umukobwa arega maye twebwe turi mu iterambere ryihuta iki gihugu cyacu ni igihugu cy'umutuzo cy'umutekano ibyiza biri imbere kuki se ataba umukobwa wanjye muri Seburikoko akaba umukobwa wanjye mu yindi proje yego aho giye proje cyane mutwitega ariko turitega nayo ndabitega Imana yanjye Imana yampaye umugisha sinzi ukuntu nabivuga niyo mpamvu ndi kuvuga ngo umuntu unyanga Gihozo smart garo nashyiremo courage ashyiremo imbaraga nyange cyane umuntu unyanga ntasibe kunyanga kubera yuko Imana yampaye umugisha mwinshi cyane Marine Gahongayire mama impaho ya musaza wanjye bampaye ibintu byinshi baye na Esiteri inshuti yanjye mukora ibyo mushaka ndabasezeye rwose wambaruka umvase mbabara akanje gusaba iyo telefone yawe kuramo agafunguzo nkwereke oya ntabyo urufunguzo oya wenda ufata agaselfie nahozo oya singombwa akifata ariko nta nibirenge iyi ni Boeing ya Yago iyi ni Boeing ya Yago original ngiyi ya danje ifite na furati ya Yago yampaye musaza wanjye nuboro cyane nakahongayire smart girl waje muri sinema kuza muri sinema ugasangamo ababyeyi nk'aba ngaba wigiraho byinshi ni iki bikwigisha cyangwa se bikungura kuko ugomba kwitwara ukina muri za filime wajemo cyangwa se mu zindi ushobora kuzakinamo abakuru mbona ababyeyi mbona muri sinema yo cyambere buriya ababyeyi iyo uri mu bantu b'ababyeyi cyambere bakwigisha umuco sibyo kandi burya nta mubyeyi umwe burya umubyeyi wa nimba adahari ugasanga umubyeyi ungana na bubundi umuco wa kera umubyeyi wese yahanaga umwana atitaye ngo suwe uri kumva akamushyira mu murongo rero kuba harimo ababyeyi ni ibintu byiza cyane kuko n'urubyiruko ruri mu bageraho ati umurongo mwiza ni uyu nguyu bakaguhereza urugero kandi ukarugenderaho ukabona ni byiza cyane ni nk'aho uri kumwe n'ababyeyi bawe rega buriya cyane
icyo ngicyo so ikindi rero nko kuri Nyiragitariro kubona umukobwa nk'uyu nguyu nka Smart Girl ufite courage zingana uko nguko azavuga ati unyanga birakureba nifite Yezu wanjye unkunda ni byiza cyane nabyishimiye akaza muri sinema nk'ingi ni iki abaje kongera mubona gishobora kuzahindura sinema nka Gihozo ni ukuri ni byiza icya mbere muri sinema nyarwanda hakeneye impano zose zitandukanye urumva ushobora kuba nk'ubu ikintu kinezeza nuko ari umwe mu bantu bishimira Imana mu bantu b'abanyamasengesho mu bantu bafata ibihe akavuga ati uyu mwaka ngiye kuwusoza mfashe igihe cy'amasengesho urumva abasabira abantu bose mbese urumva natwe ubwacu sinema ibiri gutera imbere ntabwo icyiciro kimwe cyabo kuvuga ngo abantu ngo nka Esiteri nanjye ndasenga nibyo ariko kumva ko ingeri zose ziri muri sinema ni ibintu by'agaciro hakaba harimo umuhanzi ushobora kuvuga ati ntaririmba umwe agakina filime undi agasenga urumva ibyo bintu ni by'agaciro kandi noneho nk'ubu turimo tugenda dusaza twakagize abandi batubereye inyuma ubwacu bagatera ikirenge mu cyacu uko dusaza hari igihe kizagera neza tuzime pe tuba abakecuru ariko abangaba baracyari abana bagomba rero gutera ikirenge mu cyacu tugakomezanya twebwe twananirwa bo bagakomeza kuko inyuma yabo hari n'abandi bazabakomokaho urumva n'iby'agaciro ku bantu bakina filime nyarwanda yego ari impanuro mu kuzitanga we NG10 cyangwa se Nyiragitariro na Gihozo njye nubaha abantu kandi nkunda cyane nkunda abantu mbona bafite courage mbere na mbere nakunze Gihozo kubera njye nkunda umuntu ufite swag man nkunda umuntu ufite swag azavuga ati ewana ndashwanyaguza njye wabunyanga nyine njyewe nakuri ibyanjye none ngakunda nawe Nyiragitariro hari abantu babashaje abantu bakuze bafite like nk'ababyeyi bacu hejuru y'imyaka 40 akumva ataza kudufasha muri sinema cyangwa se mu bindi bintu aravuga ngo barambona bate ibyo ngibyo urabikoze ujya mbona wana kazungu none pasava mukora utuntu avuga nti ibintu naryoshye so ifurize Gihozo umwaka mushya mu buryo bwawe nawe ukwifuriza none turangiza muna wifuriza none abakunzi banyu murakoze cyane umva Giho nk'umukobwa mwiza nk'umukobwa wanjye mwifurije umwaka mushya muhire uzaba witerambere uwo kongera ibihe by'amasengesho uzawugire mu rukundo impano zawe Imana izazagure mwana wa Imana izagusubiriza ibyifuzo byose wayisabye kandi izabigenze neza rwose Imana ibyakire Mana we rero Mana nkunda kugira emotion cyane ni ukuri pe sinzi uburyo nabivuga ariko nanjye reka mushimire mfukamye kuko ni umubyeyi ni ukuri ndagushimiye Imana iguhereze umugisha Imana ikugirire neza Imana data wa twese iri mu gihugu cyo mu ijuru gucira inzira ni ukuri umugisha unyifurije nawe Uwiteka Imana ugukubire 7 ni ukuri Imana izaguteza intambwe ku rwego mpuzamahanga uzitabira ama award aba ku rwego rw'isi uzana ibikombe mu Rwanda kandi Imana izagushoboze ni ukuri mu izina rya Yesu amina amina Mana Uwiteka umva uranyubatse pe uranyubatse cyane murakoze matekereza aho umuntu wagupfukamana no kuri kw'Imana nde hari igihe bindenga wa mugani wa Gihozo nanjye nyangire emotion ariko reka nkomere nihangane nk'umumama Giho Imana igumugisha rero nkuko uvuze ngo twifurize abafana abakunzi bacu mu by'ukuri ndashimira Imana yo yaturinze ikaturinda mu bihe byose twanyuzemo yaba ibikomeye yaba ibyiza ikabiturindiramo ikaturindana n'umuryango wacu ikaturinda mu bikorwa twakoze mu iterambere ikaturindira igihugu Imana ihabwa icyubahiro kandi ndashimira abakunzi banjye abafana banjye abari mu gihugu hanze yacyo ndabashimira bose uwanyifurije ibyiza Imana izabimuhe n'utarabinyifurije njye wenda bimusabiye kandi ndabifuriza umwaka mushya muhire ngo uzababere uw'amata n'ubuki uzabahe ibyiza uzabahe kurama uzabahe kuramba uzabahe umwaka w'ibisubizo by'ibibazo byose kandi ndabasaba guhora badusabira kugira ngo urugendo turimo tugume turuteremo imbere twaguke umva rwose pe tugeraho Imana yumva ishaka ko tuzagera
murakoze cyane. Gihoza mukobwa mwiza. reka njye mbasengere. Akira yifatira gutyo rwose basengere. icya mbere ni ukwizera kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo abisirayeli bajya kuva muri Egiputa Imana yategetse abanzi babo abanyegiputa ngo nimubatize bategure Pasika. Uwiteka ategurira abayisirayeli Pasika muri Egiputa. Imana ijya idutegurira ameza mu maso y'abanzi bacu kandi batabishaka, ariko kuko Imana iba yabyemeye. Reka duce bugufi dusenge kandi twizere. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimira kugira neza kwawe, turagushimira ubuntu n'imbabazi zawe, turagushimira ko waduteguye kandi ukadutegurira muri Kristo Yesu. Mwami Imana Nyiringabo, Imana ukamuduheramo umugisha. Turagushimiye ko waturinze uyu mwaka wose. Mwami Imana ukatwimana, icyubahiro ni icyawe. Hari abatambutse, hari abo twahuye nabo baduciye intege, hari abo twahuye nabo bashyize Mwami Imana Nyiringabo, Imana inzitira imbere yacu Mwami. Hari ba Farawo bahagaze imbere yacu Mwami Imana Nyiringabo, Imana badutera ubwoba. Hari n'abanyegiputa badukurikiye inyuma yacu Mwami Imana, batubwira ngo mbese Imana yacu irihe. Ariko uri Imana yigaragaza kandi ufite imbaraga zitangaje, kubera yuko wasatuye Mwami Imana igitaremo kabiri kivamo amazi, ubwoko bwawe ntibwicwa n'inyota. Kinyanjamo kabiri, ubwoko bwawe bwambukira humutse bagira mu masezerano. Turagushimye Mwami, icyubahiro ni icyawe. Tukweretse uyu mwaka tugiye gutangira. Reka Mwami Imana uzatubera umwaka udasanzwe. Reka Mwami Imana uzatwambika imbaraga, uzatwambika ubwiza, uzatwimane, uzadushyire mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Amaraso yawe Kristo azabe ku miryango yacu, azabe ku bacu, azabe no ku banzi bacu kugira ngo bahinduke mu izina rya Yesu. Reka uzaba umwaka Mwami Imana udasanzwe, uzarema amashimwe. Ababuze urubyaro uzabahe guheka, ababuze ibyiringiro uzabagarurira ibyiringiro, abagumiwe uzabaha amakwe. Uwiteka Imana b'ingo zanzu uzabubakire mu izina rya Yesu. Abakora bikanga Mwami Imana uzashyira umugisha mu byabo, bakore byemere. Reka uzaba umwaka udasanzwe Mana mu izina rya Yesu. Uzaba umwaka w'umugisha. Dusengeye abadukurikira, dusengeye Mwami Imana babandi badusapotinga, ngo ubahe umugisha kandi ubahe umutima Mwami Imana Nyiringabo, Imana mwiza udasanzwe umenetse, wa wundi wari uri muri Kristo Yesu. Ndeka ubagiriye neza, ubahe umugisha. Dusengeye abatwanga Mwami, ngo ubahe guhinduka, kubera ko umwanzi w'ibyiza ni Satani, wazanywe no kwica no kurimbura. Mu izina rya Yesu turi abana b'Imana. Reka bahinduke baze muri uyu murongo, kandi Mwami Imana utuneshereze muri byose. Ni mu izina rya Yesu, amen. Wow, Imana ukuri kw'Imana, murakoze cyane. Gusa urimo gusenga nibutse ikintu pe, hari amakuru bampaye Gihoza, sinzi baragushimisha yuko Nyiragitarongo yibwe. Nshaka kugira ngo ubivugeho gato nko mu minota nk'ibiri, unasige nimero yawe, niba hari ubufasha abantu bakugenera barebe ko babuguha, kuko nzi ko amakuru ariyo, sinzi niba ari byo koko, ubimbwireho ko niba ari byo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Gihoza umukobwa mwiza, nahuye n'umutubuzi anyiba mu rwego rundenzeho, kwa kundi bazi ko tugira akazi, dukunda imirimo, tugira ibyo dushoboye, ansaba ko njya kumwamamariza. Ariko akaba ambwira ko ari umukuru w'ibitaro bya Cyangugu. Biba ngombwa ko duhana adresse, twe tumaze igihe tuvugana. Arambwira ati biraba ngombwa kuza gusinya kotara. Nyine nk'umuntu ushaka akazi narihuse, ngeze Nyabugogo ambwira ko bihindutse musanga ku Kibuye kuko ariho baje mu nama. Rero urumva navuye Igicumbi niho ntuye, nzi Kigali, ariko nzanye ibikoresho byose nagombaga gukoresha muri Seburikoko no muri Papa Sava. Ibyo byose byari byuzuye ibaga. Yarabijyanye ajyana amatelefone yose. Ubu ntabwo ndi kuri WhatsApp, ndiho gutyo. Abafana banjye barambuze, hari abakeka wenda ko naba nararenzwe, nkaba narabiciyeho, nkaba naragize gute. Oya, kandi icyo nkubwiye mu myambaro nsigaranye n'uyu mwenda, uyu niwo nari nambaye, ni none agarukanye. Buri kimwe cyose cyanjye barakijyanye. Uko rero ni inkuru mpamo, baranyibye nyine. Hari benshi babizi, abo tubana barabizi, ariko nyine nabibwiraga n'abafana banjye. Hari abari hanze y'igihugu, hari abari mu gihugu b'imbere, wenda batakimbona kuri WhatsApp, ariko ntago ari ibiciro nurije, ahubwo niyo mpamvu yuko nahuye n'umutubuzi akanyiba buri kimwe cyose.
yewe igikapu cyahise gitwara se nyine urumva ni inkuru ndende byari gusaba ikindi kiganiro nanjye umugutubuze yaramamagaye ambwira ngo baborose akabantu bwawe urumva we yajyanye gutyo ambwiye ngo reka mbe amfashije yangurira agafata ahantu nyine nk'umuntu waturutse kure kugira ngo gahunda yarajemo zisoze ibikapu ababikurikiye uko yakibikije rero ngewe ngo ndi kunywa agafata sanga byose yabijyanye ariko nyine yansabye na telefone zombi arazijyana sinzi ngo niba hari ibyo yaba yaransize n'ibiki ariko ngewe narangije nibona ndi ngenyene nta kintu ufite kugaruka n'Imana yahabaye yarandinze ndayishimira ko uyu mwaka yashatse ngo ngusoze nkomeze umurimo nk'uko yawuntoranirije ariko wumve ko nta kintu na kimwe nasigaranye ariko kubera Imana ndiho kandi ku mutima wanjye namubwira ngo yigaye yarampemukiye ntabwo yaraciye amaboko yanjye inshuti ndacyazifite imiryango ndacyayifite urumva nzakomeza ntera imbere so nk'abafana rero bagukunda baba mu Rwanda cyangwa barandi hantu hose bakeneye kugira ngo bongere bagurire agatelefone kawe mwongere mubane n'imyenda babwira nimero biba muri telefone kuri mobile money n'amazina ariho uwabona ubufasha aze kukugezaho kugabungana kose murakoze cyane amazina yanjye ubundi nk'uko abafana banjye babizi cyangwa se n'uwaba mbonye bwa mbere sinzi ariko muri iki gihugu cyacu nitwa Uwabeza Leokadi ku mazina y'ababyeyi ariko ku mazina y'umurimo nyine banzi nka Esther cyangwa Nyiragitariro nimero rero njya nkoresha mu buzima busanzwe ari nayo n'ubu nkiri kumwe nayo kuri aka gatelefone gato nakoresheje urumva swapu ngira nimero ya 078 51 32 165 ni nayo mbaruweho nyine ku mazina yanjye bita Uwabeza Leokadi murakoze cyane abantu babwira iki mwaka byaramwe twisoreza amasegonda 30 gusa ntabwo baragutuburiye ntabwo oya jewe wantubure n'uwa mu diaspora ndi yibyanjye ariko yarankanguye ubu nabandi cyanjye n'uwamamagaje ngo ngo baborotse imibare ntabwo ati nimwitwarire ntacyo weyereje ngo 85 ndege sanga message ya forwardinze ndamuga ati shaho nushaka uje guhinga uretse ko tukiraho gato sorry kuri Gihozo nawe mu mwanya ngiye ndagira ngo mbwira abakunzi banjye cyangwa abafana banjye cyangwa n'abavandimwe banjye mbabwire ko uba abantu rwose ari ugukanura amaso batitaye kuvuga n'ukuri ntawe udakunda akazi nanjye nabigendeyemo kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo agiye kuma akazi ntiyanakama ariko ibisambo byazoye amaso nta kindi cyo gukora bananiwe gushaka imirimo ndabakangura ngo umva bitonde bitonde kuko wenda hari urabyumva uvuge ngo ni ubujiji bwanjye ni iki cyanjye ariko bitonde kuko uba abantu babaye abagome babaye ibisambo mwakoze cyane cyari kiganiro twageranye na Esther cyangwa se Nyiragitariro Leokadi ariko kumwe na Bades the bad one the Varga Gihozo aka smart one smartest smart girl Gihozo mwakoze cyane turabashimiye hari ibibazo twahuye nabyo gusa ikiganiro kabisa utaryohewe azanga y'ibindi tunasaba abantu mwabantu muri guteka imitwe mutubabere mujye gushaka uturimo tw'amaboko mukore naho ibyo kuvanga gutura abantu burya nta nubwo amafaranga aramba urayarya umunsi ejo ugasigara nta kintu ufite so Nyiragitariro umubyeyi wanjye wakoze cyane kwitabira utumire bwacu murakoze cyane namwe nabakunze kandi mu by'ukuri tunejejwe nuko muduhaye igihe cyo kumva twifuriza umwaka mushya abakunzi bacu abafana bacu nukuri namwe Imana ibibaheneye ndabishimiye cyane yego natwe twishimiye so kora subscribe kuri Legacy TV ikiganiro gikorera share utere na comment kuko kiraryoshye Imana ikomeze kundebera icyoroshye kandi kurinde Noheli nziza yarabaye ngo turacyari kuri Boxing Day umwaka mushya muhire kuri mwese Imana ikomeze barinde amen